muri iki gihe urasanga yaba abanditsi b'indirimbo cyangwa se abatoza bashaka ibintu byegeranye cyane n'iby'abisi kandi bivuge gutyo. Yego. Ariko mu by'ukuri umwanditsi w'indirimbo mwiza yakaba yareba ngo abantu bifuza iki, bakeneye iki, amatwi y'abantu ashaka kumva iki, cyangwa njyewe ndindi. Yego. Hanyuma indirimbo wajya kwandika message ukayigenera message bitewe akenshi njyewe mpereza indirimbo message umuntu ashobora kubwiriza ikibwiriza cyangwa acyumvamo content y'indirimbo. Yego. nkagera muri situation nkakuramo content cyangwa n'abandi no mu nzira nkumva inspiration iraje. Yego. Ariko muri rusange umwanditsi mwiza w'indirimbo akagombye kuba yandika indirimbo yatekereje cyane kuruta uko yafata ikaramu gapfe kwandika cyangwa ngo abone melody. Ntabwo byoroshye gukorera Imana muri iki gihe kuko usanga ufite nk'inshuti runaka zitari muri ibi bintu by'Imana zo zigukururira kujya mu by'isi, ndetse n'imbuga nkoranyambaga naho tugiye tukabona ibintu byinshi wumva bikunejeje umutima kandi ushaka gukora. Gusa impungenge nabamara iyo ufashe umwanzuro ni ugufata umwanzuro gusa ukagambirira Imana yo mu ijuru irahaguruka ukikorera. Kwiringira TV, ubutumwa bwiza kuri benshi, gukizwa kwa benshi. Matayo 24 umurongo wa 14. Reka twongere tubasuze kandi tubifuze kugira ibihe byiza aho muri mu bice bitandukanye. Turabakiriye aho muri badukurikiye bari hano mu gihugu cy'u Rwanda, amajyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba, uburengera bwaryo n'abari mu mujyi wa Kigali. Tugwaye ikaze. Murakoze cyane. Amahoro y'Imana. Tugiye kuganira na bande? Murakoze, muraganira na Mbyirukira Jonas, perezida wa korali Blossom Singers. Yego. Blossom Singers, sinzi niba mbivuze neza, ariko ni izina nyine kurivuga ku ruhande rumwe, ni izina risobanuye iki mu rurimi rw'Ikinyarwanda? Mu rurimi rw'Ikinyarwanda ni izina risobanuye ni itsinda ry'indabyo cyangwa uruhurirane rw'indabyo. Yego, zihuriye hamwe. Ni korali ibarizwa hehe, ikora umurimo hehe, ni korali imeze iti? Murakoze, ni korali ikorera umurimo mu itorero rya Kabeza, itorero ry'Abadivantiste b'umunsi wa karindwi rya Kabeza. Naho ngaho. Ni korali yatangiye ryari? Ni korali yatangiye muri 2024. 2024. Yego. Mutangira intego n'umugambi birumvikana ko kwari ukuririmba ibyo mwatekerezaga cyangwa se ibyo mwapanze. Mubona uyu munsi bimeze bite? Kugeza ubwo turashima Imana. Imana agiye duteza intambwe, hari byinshi tumaze kugeraho. Tumaze gukora indirimbo, video zirenga 4 n'amawodiyo menshi duteganya no kuzasohora mu gihe kiri imbere. Mweruka gukora igitaramo nko mu myaka 2024 nibwo mwatangiye, twavuga ko mumaze imyaka 2. Izi mbaraga muzikora cyane ko gusanga korali zimaze imyaka 40, ariko wababwira se igitaramo kumva ntago baratangira gutegura ibitaramo. Izo mbaraga mwebwe muzikora hehe? Kuko dukorera Imana niyo iduhereza imbaraga, kuko ni umurimo utoroshye usaba imbaraga, amafaranga, ubwitange. Ibyo ugasanga bidutwara igihe kinini, ariko kubwo gufashwa n'Imana irabidufasha. Ni biki duteganya biri imbere twabwira abantu? Abaririmbyi buri munsi bakora indirimbo, abaririmbyi buri munsi bategura ibitaramo, ariko hari ibyo nk'abakunzi banyu bavuga ati turashaka kumenya iyi korali, twumvise ukuntu imeze, twumvise ikora umurimo w'Imana, ariko turifuza kumenya ni biki bapanga imbere, ni biki bateganya imbere aha ngaha. Murakoze, baje ikibazo cyiza. Dufite byinshi cyane dutegura gukora imbere aha ngaha. Hari ibitaramo bisoza umwaka, turimo turategura igitaramo gisoza umwaka, duteganya mu mpera z'ukwa 11 kwa 12. Icyo gitaramo kizaba ari cyo gushima Imana. Yego. Tugateganya tugira ibikorwa byinshi, dufasha abantu batandukanye
tukamamaza n'ubutumwa bwiza. Muyobozi, reka tugushimire, reka dukomeze tuganire n'abandi baririmbyi bagenzi bawe ndetse ubereye n'umuyobozi, ngira ngo hari bakomeze batuganirize kuri uyu murimo mukora, kandi ku ruhande rumwe ubugoye ariko usaba ubwitange. Murakoze cyane. Yego. Abihati barindirimbo bagashima iyo dukorera, abariraji ibitwenge bagashima iyo dukorera. Amazina mwitwa bande? Amazina twitwa Isaronera. Yego. Meze neza Cyane meze. Kufite ubwoba se? Ntabwo. Yego. Ni korali Blossom, ni korali wageze mu ryari? Korali ya Blossom nagezemo umwaka urangira wo muri 2024. 2024. Uvuga ngo wayigezemo hashize gito batangiye. Ntabwo byoroshye gukorera Imana muri iki gihe, kuko usanga ufite nk'inshuti runaka zitari muri ibi bintu by'Imana zo zigukururira kujya mu by'isi, ndetse n'imbuga nkoranyambaga naho tugiye tukabona ibintu byinshi wumva bikunesheje umutima kandi ushaka gukora. Gusa impungenge nabamara iyo ufashe umwanzuro, ni ugufata umwanzuro gusa ukagambirira Imana yo mu ijuru irahaguruka ikikorera. Ni nka Mwuka Wera wari uri kunyobora anyereka iyi korali ko ariyo ngomba kujyamo. Yego, ariko ikigeretse kuri icyo ni n'abasore bagenzi banjye mbasha kwisangamo. Ubasha kwisanzura. Ni ibihe bigoye ubona urubyiruko dutwarwa n'imbuga nkoranyambaga, tugatwarwa na social media, akenshi zikadukontorora. Nk'urubyiruko mubihuza bite amasaha yo kurepeta, yo gukora Imana, yo kwiga, cyane ko munaririmba indirimbo zifite ubutumwa wa mungani? Ibyo bihe mubihuza mute kugira ngo byibuza muri gahunda zawe ukiprogram ufati hariho n'ibyo kujya kurepeta cyangwa gukorera Imana? Ibi bintu ni ibintu bisaba discipline y'umuntu ku giti cye, abifashijwemo n'Imana, kandi nanone kuko nk'urubyiruko hano hanze ni ibintu byinshi bidukurura cyane, biba bishaka amaso yacu n'amatwi yacu, ariko hamwe no gukomeza kugerageza kuba consistent birashoboka. Birashoboka ko ushobora gufata umwanya runaka, iminota runaka niyo yaba atari myinshi, ukiga ijambo ry'Imana ndetse ukanubahiriza na gahunda za korali. Ibyo byo ntekereza ko bitagoranye cyane kubahiriza gahunda za korali. Yego. Hari ijambo rivuga ngo twigiye ku birenge. Imbaraga z'umubyeyi wawe mu gukorera Imana, hari icyo zikongera mu kuba ugomba kuvuga ngo ngomba gushika mu murimo w'Imana? Ko ndabizi umubyeyi wawe hari ukuntu ashikamye mu Mana. Hari icyo zigufasha ubwo icyo gihe unatange n'ubutumwa ku babyeyi bashobora kubona babo bakora ibidakwiriye kubera ko yenda bakorera Imana n'ubwisanzure bw'umwana bakamwihorera? Imbaraga z'umubyeyi wanjye ziramfasha cyane, kuko kenshi na kenshi ubundi ababyeyi basengera abana babo. Ntekereza ko no mu byo ntabona imbaraga zose zigenda zinsunika. Ikindi niyo ngerageje kugira nk'ikibazo, ko abantu twese turagwa, ntabwo duhora turi mu murongo ukwiriye, agerageza kungana no kunyibutsa impamvu uyu murimo nawutangiye. Kandi n'ikindi kintu nabwira ababyeyi bafite abana b'urubyiruko, ikintu cya mbere nabwira ni ugusenga, kuko burya urubyiruko ntabwo navuga ko biragoranye cyane kurwemeza ibintu by'inzira z'Imana. Ni umwuka wenyine wabikora, gusenga bakabasengera, umwuka akagira icyo akora mu mitima yabo. Gukorera Imana ni henshi twifuza kugera, ariko nka Blossom ni hehe mumva mutekereza kujya? Hari ibyo twaganira na perezida, nawe hari ibyo tuganire nk'umujene, ariko ubona byibuza gukorera Imana muri kino gihe byoroshye nk'urubyiruko, nk'umujene? Oya, ntabwo byoroshye. Yego. Tumara impungenge, tubwire aho bikomereye, nurangiza unaduhe n'inama kugira ngo n'abandi rubyiruko bari kutwumva nabo byibuze bagire icyo badukuraho. Ntabwo byoroshye gukorera Imana muri iki gihe, kuko usanga ufite nk'inshuti runaka zitari muri ibi bintu by'Imana zo zigukururira kujya mu by'isi, ndetse n'imbuga nkoranyambaga naho tugiye tukabona ibintu byinshi wumva bikunesheje umutima kandi ushaka gukora. Gusa impungenge nabamara iyo ufashe umwanzuro, ni ugufata umwanzuro gusa ukagambirira Imana yo mu ijuru irahaguruka ikikorera, kuko iratubwira ngo
niyo itubwira ngo mutere intambwe imwe izindi 99 muzindekere nzazikora. Yego. Icyo dusabwa ni ukwemera ndetse no kugambirira gukorera Imana, naho ibindi byose izabyikorera. Wenda nitanzeho urugero nkanjye, nanjye naragambiriye gusa sinumvaga ukuntu bizagenda kuko nabonaga nagiraga isoni z'abantu, nkabona ntabwo ibi bintu ari ibyanjye, ariko hamwe n'ubufasha bw'Imana yaranyoboye rwose ibintu mbyiyumvamo kandi numva ko nkwiriye kwikorera. Courage ku nyanja y'ibiro cyane ko munaririmba n'indirimbo zikora ku mutima. Indirimbo zanyu ndazikunda cyane. Murakoze cyane. Hari indirimbo nibisanzwe nyine ari indirimbo kubera iki mutariko ariko ndaza kubibaza umutoza. Nagiye kubaza ikibazo cy'umutoza. So reka dusoze, niki wakwifuriza umuntu wese wifuza kuza muri Blossom ngwino dufatanye umurimo, ni nk'aya matsiko wamutera? Ikintu nabwira uwo muntu, Blossom Singers ntabwo ari korali gusa. Yego. Ahubwo ni umuryango. Turi abavandimwe badahura bari muri repetition gusa, ahubwo abavandimwe babana umunsi ku wundi. Yego. Ikindi kandi si umuryango uhuzwa n'ibindi byo muri iyi si, ahubwo ni umuryango uhuzwa n'Imana no gusenga no kwegerana nayo ndetse no kuririmba by'umwihariko. Ikintu rero nabwira umuntu wifuza kujya muri Blossom ni karibu rwose, turabakiriye, muzahanezererwa kandi muzahabonera ibyiza. Urakoze cyane Alia Ninella. Yego. Thank you kandi courage, imbere ni heza, icyo twifuza twese nuko tuzagera ibudapfa. Imana ikomeze kubaho umugisha. Murakoze namwe. Yego. Patrick turagusuje, tuguhaye ikaze kuri Kwiringira TV. Urakoze cyane. Meze neza? Long time. Okay, nizere ko meze neza ariko. Ndashima Imana kabisa. Mwatangiye umurimo wa 2024. Uyu munsi wa none nk'umutoza, nk'umuririmbyi, ubona byibuze ibyo mwatekereza cyangwa se ibyo mwibazaga, kuko uyu muntu ari gutangira aravuga ati nzabishobora, bizagenda gute guhagarara imbere, nerara bitubwiye ati guhagarara imbere cyangwa se kumva ko ibyo bintu bishoboka biragoye. Icyo mwatekerezaga mwakigezeho, mubona yego ntabwo turakigeraho ariko mubona muri mu ngingo neza. Ntekereza ko aho twatangira ntabwo ariho turi. Yego. Haba gutera imbere mu miririmbire, haba gutera imbere mu bushobozi bwa korali kwiyubaka, biratandukanye cyane. Nubwo imyaka ishize atari myinshi ariko twakoze ibishoboka byose, aho turi haruta aho twavuye. Yego. Ni Patrick wa makorali abiri kandi twavuga ko yose asa nkaho asa nk'umuntu yayoboye mu buryo cyangwa ubundi. Ubibashishwa n'iki? Ntekereza ko njyewe ndi umuntu ukunda umurimo wo kuririmba cyane ko maze igihe mbikora. Ikintu cyose ngiye gukora ngishyira mu biganza by'Imana, niyo ikora umurimo. Muri korali dusabwa byinshi, dusabwa ingendo nyinshi no kujya, ariko impungenge nabona abantu ni ukukora ntabwo ikenesha. Uko waba kose, waba amakorali abiri cyangwa atatu, ubashe kubimanaginga, korali ntabwo yagukenesha. Dufite anti Toyota, ngira ngo uramuzi, aririmba, niwe muntu tujya bati niwe muntu ushoboye kuri mu makorali menshi, aririmba muri Ambassadors, mu Basaruzi, muri Cantade, nyine turumva ko kandi nawe izo mpungenge nako iyo muganire nawe wumva kubwira ati ntabwo kurimba bikinesha. Reka tugaruke gato cyane. Ni Patrick korali abahamya ba Yesu, reka nabo tugaruke cyane muri gutegura ivuna, ni ivuna rizabera mu karere ka Kirehe. Ni ivuna muri gutegura muti? Ni ivuna turi gutegura n'imbaraga nyinshi kubwo gufashwa n'Imana kandi bizagenda neza. Amakuru murayabona hanze vuba yuko gahunda iteye. Yego. Patrick, katugareke kuri korali Blossom. Ni imwe muri korali ifite indirimbo z'umwihariko. Ngiye kuri njyewe, ku bantu bumva indirimbo zanyu, ku bantu bakunda indirimbo zanyu, ni indirimbo zitandukanye n'andi makorali. Muri urubyiruko mudakunda byacitse, mudakunda imiziki kubita, mudakunda ku buryo buri cyiciro cyose, haba umwana haba umuki arabumva. Kwandika kwawe cyangwa se incurango yawe, ndagira ngo tubikumuza abantu. Iyo utekereza kwandika indirimbo ntabwo utekereza bimwe bya kijene, ubiterwa n'iki? Bakoze ntekereza ko kwandika indirimbo ku giti cyanjye hari uburyo mbyumva ko indirimbo igomba kuba imeze, cyangwa se indirimbo igomba kuba ifite cyangwa se yujuje. Yego. Kubera ko muri iki gihe urasanga yaba abanditsi b'indirimbo cyangwa se abatoza bashaka ibintu byegeranye cyane n'iby'abisi, kambivuge gutyo. Yego. Ariko mu by'ukuri umwanditsi w'indirimbo mwiza akaba yareba ngo abantu bifuza iki, bakeneye iki.
amatwi y'abantu ashaka kumva iki cyangwa njyewe ndindi cyangwa njyewe ndindi. Yego. Hanyuma indirimbo wajya kwandika message ukayigenera message bitewe akenshi njyewe mpereza indirimbo message umuntu ashobora kubwiriza ikibwiriza cyangwa cyumvamo content y'indirimbo. yego nkagera muri situation ngakuramo content cyangwa n'abandi no mu nzira nkumva inspiration iraje. Yego. Ariko muri rusange umwanditsi mwiza w'indirimbo akagombye kuba yandika indirimbo yatekereje cyane kuruta uko yafata ikaramu ngapfe kwandika cyangwa ngo abone melody. Yego. Akabiha umwanya ntapfe kwandika buri jambo ribonetse byose kubera ko umuntu uzumva indirimbo cyangwa ngo arebere ku bantu runaka cyangwa ngo ugendere ku bantu nabyo bibaho ukandika indirimbo ugendeye ku bantu runaka. Ntekereza ko icyiza ku baririmbyi cyangwa se kuri korali n'abantu bumva indirimbo ni ukugira umwihariko ariko indirimbo zitanga message z'uburyo bwose kandi udashatse kugira ngo ukora ibintu kugira ngo ushake kwemeza abantu. Yego. Kuko usanga nyine wenda ndakora indirimbo ya reggae kubera abakana kabayikoze reka mbarushe mpangane nabo. Twe Blossom nta muntu turi guhangana nawe, turi gukorera Imana kandi ntekereza ko ibyo dukora hari ababikunda hari n'abazabikunda. Hari indirimbo yanyu nkunda cyane, urabizi ndabakunda, ntuwema kuko utabivuga. Hari indirimbo yanyu ntibisanzwe, oya ntibisanzwe, ni indirimbo ifite message buri muntu wese hari yakabaye kubaho abari, yaba ari kwa muganga akaba agihumeka, yaba afite amafaranga ariko akaba atara ubuzima bwose burimo. Iriya ndirimbo tuzayibona ryari? Iriya ndirimbo ubu ngubu kuri channel hari indirimbo yitwa Petero. Yego. Nyuma iriya nimaraho ukwezi ntibisanzwe n'izakurikiraho. Yego. Patri, reka hari mbabwire ngo courage, tuzakomeza tujye tuganira gake gake ku uyu murimo ndetse nitujya n'ikirehe nabyo tuzakomeza tujye tuganira ku by'uyu murimo. Nababwiye ngo Blossom mukomeze umurimo, murabizi ndabakunda ndetse n'abantu banjye n'abantu bo kuri Kwingira TV mujye kuri YouTube musacinge Blossom, bafite indirimbo nziza cyane. Waba ubabaye ziragukomeza, waba wishimye urishima, waba ni message nk'uko twakomeje kujya tubigarukaho. Ni ibiki bindi usibyo ndirimbo ntibisanzwe iri imbere ahanga, ni ibiki bindi mudutegagiza? Ari byo perezida yatubwiye igitaramo gisoza umwaka, ariko nk'umutoza ni ibindi biri ntano watubwira twategereza kuri korali? Muri rusange nka korali iri gukura iri gutera imbere, dufite imishinga kandi myinshi igomba gushyirwa mu bikorwa. Nekereza ko turi gutegura ibikorwa, turi gutegura indirimbo nyinshi, kujya dufite indirimbo nyinshi ariko iziri hanze nizo nkeya, kandi zose nekereza ko message zifite buri muntu azakuramo iye ku rwego rwe. Ubwo rero twebwe mudutegereze, turahari mu gufashwa n'Imana cyangwa se mu buryo dushoboye tuzabahereza ibintu kandi byiza. Murakoze cyane. Abari badukurikiye mwakoze cyane. Twari hano Kimihurura, ni mu ntara ivugabutumwa ya Pade. Ngira ngo tujye gutangira ivuna, muze kwihangana tugiranye ikiganiro gito cyane ariko kirimo ibintu byinshi, kuwukunda, kumva no kumenya. Afite ibyo yumvise kandi afite ibyo yamenye. Reka tubashimire cyane, reka tujye gufata izindi gahunda, ariko gahunda niyo ngiyo. Murakoze cyane. Amen. Kwiringira TV, ubutumwa bwiza kuri benshi, gukizwa kwa benshi. Matayo 24:14.